Hello my guys, nizere ko mumeze neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kubereka business nziza wakorera mu Rwanda. Ni umwuga wayikora iyo business ikakugeza kure. Ntavuze byinshi, iyo business ni ukuntu wafata amakara ukayabyaza umusaruro ukayacana igihe kirekire. Bana natwe muri iyi video ntucike intege kugira ngo ubone amasomo ndetse ugire n'ubumenyi buzaguteza imbere. Ngiye kukwereka ibikoresho turi bukoreshe. Ikintu cya mbere na mbere turi bukoreshe, turakoresha amakara. Ngaya ni ifu y'amakara. Kabiri turi bukoreshe ifu y'ibigori, wayibonye. Gatatu turifashisha ibase. Kane turifashisha itaka, haribonye ngiri. Niturangiza twifashishe n'akantu koroshe supanete. Tudatangiye rero turatangira tuyungurura amakara yacu. Tangira turayungurura. Ibi bizagufasha, birinde uko wakoresha amakara menshi kuko biraramba, birizewe. Ikintu ngusaba ni uko uramara igihe kirekire uri kureba iyi video ndetse wabona n'isomo ryafatitse. Kuri twebwe kugira ngo ubumenyi utazabwihererana bigere no ku bandi. Numara kubona uko twakoze iyi video, igisabwa rero ni uko nawe wabyapurika ugatangira ugakirigita amafaranga. Iyi ni sample ndi gukora, ntabwo ari amakara menshi, ni sample nyine y'amakara ndi gukora, ariko nubikora bizakugeza kure. Tuzi ikintu turi gukora, turafata rya taka ryacu turivange. Tuvangamo itaka ryacu turi bubivange. Turangiza kubivanga, yafu yacu icyo turi bukore, turayifata tuyishyire mu kintu tuyivange. Niturangiza dukore noneho turafata cya gikoma cyacu cya yafu, niturangiza tuvangemo. Niturangiza kuvangamo, ikintu turi bukore, turakora igipondo cyacu. Ndagusabye wowe ugeze uyu mwanya ureba iyi video yacu, ndagusabye kora subscribe, comment. Ndanagushimiye pe, kuko kureba video iri mu isomo byakugirira akamaro. Nagenda ashyiramo igikoma gikeya, ndaza ndongeramo gake gake kugira ngo bidatema. Nindangiza mvange. Uravanga kugeza igihe igipondo cyacu kiri buhire neza. Iyi niyo business. Nyuma y'uko igipondo cyacu gisha,
turi buze kuzingamo no kubizinga gutya ukabyanika. Ikintu bidufasha urabireka bikuma neza. Irafu twashizemo, ikintu cya mbere idufasha ni ukugira ngo idufashe icyiza cyayo ntabwo ari ukuvuga ko uyacana rimwe gusa, urayatekesha n'ejo ukongera n'ejo. Amakara atatu ushobora kuyacana iminsi 3. Icyitonderwa ahangaha, nubwo muri kubona video yacu turi kuyikorera ahantu hasa nabi, ntimutujajinge ngo video yacu turi kuyikorera ahantu habi. Ikintu cya mbere ni uko wakuramo isomo, iryo somo rikazakugirira akamaro. Urabona bakunze kuduhenda, baduhenda ku makara ibingibi, noneho wagura n'amakara ugasanga hari ibisigazwa byinshi biriya bifu, ntibigapfa ubusa, ahubwo wowe bifate nurangiza ubikoremo aya makara. Bayita mu cyongereza, mu rurimi rw'icyongereza bayita charcoal brigade. Nawe wazikorera kugira ngo baguhende. Ari amakara yarahenze, ndetse na biriya bishishungwa byayo ntibize birapfa ubusa. Nongere nshimire umuntu ugeze uyu mwanya areba iyi video, kuko ndabizi ubwe iri ni isomo rikomeye, ni umwuga wakugirira akamaro muri kino gihe. Ahangaha turi bukore, tujye gutegereza amakara yacu yume. Nagenda aruma turagenda duhindure mpaka amakara yacu yumye. Iri kara rirakomera, iyi brigade mu rurimi rw'icyongereza bayita charcoal brigade. Turayanika mpaka yumye. Noneho nyuma yaho niturangiza kuyuma, ikintu turi bukore, turafata amakara nk'ibisanzwe tugiye gucana. Niturangiza gucana, imbabura ifashe duterekemo amakara 3. Nurangiza guteka, icyiza cy'aya makara ntabwo ashira, uyakoresha igihe kirekire. Urongera ukayakoresha ukongera ukayakoresha. Niba ugeze uyu mwanya ureba iyi video, ndagushimiye. Iyi video kora share, ukore like na comment. Ciao ciao. Turi buhurira mu yindi video ya kabiri. Iki ni cyo cya mbere, turi buhurire mu yindi video mbereke uko